ibiki n'umwanda. Itonde sha kutangiye kwiha amapeti ni nakubwiye ko nashimye ibyawe. Nkunda karamata nakizakundutira neza wempesi wano sha usura n'umujinya ukinera nutama 200 ushince nyoko. Nimumbwire ko tuje guhurira aho duhurira murahayebewe. Imana iteka nzagenza hano duhurira hano we wambwejaho. Asa nawe wambesiro uranyumvira kununutsera ubwo asa ninjye nawe ndahageze mbere. Ni wewe wahageze mbere wambwebwe we baraka kujyana mwirimbiyo. Nkamwe muzajya muhurira hano mutongana buri munsi. Duhurira aho duhurira mwebwe. Yesu we witeka nugora ungende mana kindi kintu unyomanga inyuma nkande wambesire. Urabona ndi imbwa yawe wamabyiwe toka. Mwaritemye ajyana akazi mwari muje kandi yaba akazi ntimari kwa mwazindutse bigeze aho ngaho. Ubuse ndicara hera kandi icare hano. Basi baby ngwino wicare hano impande yanjye. Ubwo sura ubona yakwicara iruhande n'urwo rusatsi rwawe. Yaba yakwicaye impande nge nkaza kukwicara impande waje imbiriwe. Oh no. Undi ibi bintu byanyu bizarangira ryari? Onkereka mbahe ikizami. Ugitsinda reta ntwaro. Cyambere mubanze musererezanye utsinda. Ni uri urwari. Cyose no kwirirwa ariko ayo majigo yawe nta kintu. Akoze kutaje wambaye bya bote wahinganaga mu gishango uyu munsi twe tubodaboda dutihera. Say what? Erewe nabe nanjye ni bote zanjye kandi sizawe. Ubwo rero ni imyenda ya MJ yagutisha. Atutanagira ngo ni imyenda wambesire wereka nze nkukore nta nambaye wa Haruntu. Ndaje nkukore wembesire. Muri kisha wowe wambesire. Sokoze Imana ikiriza ukwiheba wa mudigi wawe wagiye kubera utabonye aho vumbi biryo uyu munsi nta pira wabatetse sha. Nta by'imidigi se ubundi ngiye karabu domino. Nta domino sha ubwo so urajya ngo ngira urudaro nk'urwo rwawe rumeze nk'urw'ikigega. Naba nanjye ninda y'amabyera ariko we ni yamipe gusa sha. Nta byamibe sha ngo bye. Izo ngizo kari ibikoma by'inuze byasa biba bikugezemo ugira ngo hari iki. Sinamibe gusa ejo bundi urabutangiye guhitwa muvandi. Apu ubundi Ceceka. Kizangwi. Amanota nayanditse ngiye kuba ikiri kizami cya kabiri. Ahubwo rero icyo nagitsinze kabisa. Ariko se ugitsinze nta nakivuga. Yamumbarize rwose byabarimo. Okay. Umunanza na karabo keza kakanguka ku mutima. Ni wowe uri uwe nsindi. Umva koroza ibiza yigenda akatumamo kuzaho neza cyane nta n'ibintu byinshi. Ahubwo jewe rero ntanamufite nareba nabi ntanamutera iki nta mikino da ntayo. Imbwa ziragwira n'imisega uzi kuri umurizo. Funga umunwa we mayoneze umuntu umurizo no wayankaye wanyu we gashindi. Ite numva nahite ngukuramo iyo kotsa ko uri imbwa. No. Wongeye kunkoraho nata nkurya akaboko shumi yanjye sinkubeshye da nakakurya. Tuza shanzajya muri teka nkutsinda ntambwirara kuri matera we. Igihugu ushatse kugita imbwa sha mbanze ngukozemo igipfusi. Imbwa. Kurwana murazizanye uzanye twiza ntuhita turebe. Ubuse ninde uzanye twiza ra? Ninjye wazanye nziza shana nazizanye mu ivati reba ibingibi. Reba. Ubuse niwe wazanye twiza watuzanye mu gishishwa cyawe ngo ibise ni ibiki n'umwanda. Itonde sha kutangiye kwiha amapeti ni nakubwiye ko nashimye ibyawe.
No. ariko da wapfuye kugerageza. umva sha onteye ibure ko ngiye kugutera inda. Yesu we mwami tabaye icyo kinyarwanda ni cyahe? Ibyanyu ntibyarangira ahubwo tugiye ku kizami cya gatatu. Ikizami cya gatatu ni iki? Mugiye kundirimbira. Urusha undi araba ari gwiza amanota yo kunyegukana. Ndakujyana we. Urabona kiriya kintu kitaranoze. ngo narasaze wowe wanjye niba nasaze wanjyanye ndera gicucu. Urabaza? Aha. Iki? Ahubwo ikizami cyakunaniye tubimenye. Nkunda karamata nakizakundutira. Wagiye ikizami nukumbyina nawe na Ruzibiza yari yatangiye. Garagara cyo mwanebera nabatsinda we. Nta muntu w'umugabo yabyina gutyo ratape. Gere buranda nagukunda kubera agaciro nguhora kumva. Gere buranda nagukunda da nubibyitiranye biriya genda nagukunda ntuzabirebe gutyo. Wavuze ko byakunaniye. Reba ukundi tubigenza. Oh no. Je hako urabona je nsa nk'umuntu utazi kubyina. Urasa nabyina birabyo uramusazi. Yewe buri kumva. Bitewe n'ukuntu urwego nzi kubyinamo. Furana nagukubitira n'akantu kagurya kawa kiniki be. Ngaho haguruka sindasireho kamwe ndebe. Ibyo nabyo uretse nkwereka ubuse nago ububibona burabona mbanyuzamo burabona. Hakope we nanugura n'umuntu ubuze ubundi umuntu uzi kubyina abakubita. Yesu ko giye burana. Hakope ngiye burangiye bura. Haguruka sha buriya se ni. Ngiye no kubyina ndabizi ngenda bizi da buranda nabizi cyane. Yobona wowe nkubita utuntu nk'utu. Mbyumva mba nawe kubwiye mba mfubita ngaturiye burakara kanumba nkubise kumva bituma kundeba nabishanda mutsinde ndamujyanye da. Ako se hari amanota nigize babwira. No. Bose utishumbira ibyunzani hano hagicucu. Akarisha urana ukuntu kwibiki. Mva mbanza nkubwire ikintu kinzanye hano ni kimwe. Ni iki cyonyine mva mbanza ngikubwire. Ni iki wambwiye vuba nkigendera waki. Ushaka amafaranga ngahe nyagukubita ariko ntuzongere kura mu be waje natabukuramo yo koto. Ni ndukubwiye ko nshaka amafaranga wagihunyira. Siba bambwe. Nigendera ibyo wanzaniye byakunaniye kubivuga. Mbesire ugenda ugiye wapfumba twawe. Umva amafaranga ngiye kuguha uri kwimva neza we mbese. Rero sha usurana umujinya ukinera nutama 200 ushinje nyoko. Amafaranga urayasanga kuri konte yawe sha tuza ngaho tumuka mpfumba twawe. Ariko shahu ushaka urupfa some impyisi we nubwo wasoma ingwe. Umva nkubwire tuzongera gura hari ahantu twajyaga duhurira. Nzagukuramo umutima n'umwijima byose n'amaso. Basome baseho gahamba we ujye wongera kumbona hari akabonero b'inkuru rw'imbwa yaboneye kumwe. Endera sha tugende.